Nshuti bakunzi bacu, abakunzi b'amateka, abakunzi ba Superstar TV Show, twongeye kubasuhuza. None uyu ni wa mwanya tugiye kubagezaho amwe mu makuru y'ibintu 10 byihariye byaranze umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Kuwa 25 Nyakanga 1959 nibwo inkuru y'incamugongo yageze mu Rukari i Nyanza ko Nkubito y'Imanzi Rukabu umwami w'ibigango Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze aguye i Bujumbura mu mayobera. Ku myaka 62 ishize urupfu rwe ntirwavuzweho rumwe kuko yatanze hashize amasaha make agiye kureba muganga w'Umubirigi akamutera urushinge, ari narwo benshi bavuga ko babaye intandaro y'urupfu rwe. Gushinja Ababiligi kuba inyuma y'urupfu rw'umwami Rudahigwa bifite imvano nyinshi, dore ko yari amaze iminsi yaratangarije ibikorwa biganisha u Rwanda ku bwigenge kandi batarabishakaga. Urupfu rwa Rudahigwa rwababaje cyane Abanyarwanda b'icyo gihe kuko rwatunguranye, ruza mu bihe bibi bari bakimukeneye cyane. Kubera ibihe yajemo ubukoloni bwari bumaze gushinga imizi mu Rwanda, byatumye Rudahigwa aba umwami wihariye wagiye agira amateka atandukanye n'abamubanjirije, haba mu buryo bw'imibereho, imikorere n'ibindi. Ibi ni bimwe mu bintu bidasanzwe byamubayeho bitandukanye n'ibyagiye biba ku bamubanjirije. Icya mbere wamenya niwe mwami rukumbi uri ku rutonde rw'intwari z'u Rwanda. Mutara wa gatatu Rudahigwa yashyizwe mu cyiciro cy'imena mu ntwari z'u Rwanda zibukwa buri wa mbere Gashyantare. Ubutwari bwe bushingiye ku mpinduka nyinshi yazanye mu mibereho y'Abanyarwanda, aca ubusumbane, akicisha bugufi kandi agaharanira ubwigenge bw'Urwagasabo. Urukundo yagiriraga igihugu n'abana bacyo rwibukwa cyane ubwo yemeraga kugaba inka ze ubwo inzara ya Ruzagayura yugarije Abanyarwanda. Yanze akarengane, arwanya yivuye inyuma ndetse aba umucamanza mukuru mu rukiko rw'ubwami kubera ukuri, ubutabera n'ubunyangamugayo byamurangaga. Yakuyeho inka z'inkuku zakamirwaga umwami, aca ubuhake n'ubucakara n'indi myitwarire idakwiye yarangaga bamwe mu batware bo ku ngoma ye, byose bigamije kubona u Rwanda rufite abaturage bareshya. Icya kabiri cyamuranze, yashatse abagore babiri. Mu muco nyarwanda akenshi umwami yasimburwaga n'umuhungu we. Ibyo byatumaga kubyara k'umwami bihabwa agaciro gakomeye haba kuri we n'igihugu muri rusange, kuko uretse kwishimira ko yabyaye nk'ibyo muri rubanda, yabaga akeneye uwo azaraga ingoma. Rudahigwa yabanje gushakana na Nyiramakomari mu 1933. Babyaranye umwana w'umukobwa witwaga Gasibigeri waje kwitaba Imana akiri muto. Nyuma yashakanye na Gicanda Rosalie, babanye kuva mu 1942 kugeza atanze mu 1959. Icya gatatu cyaranze ubuzima bw'uyu mwami, yatanze u Rwanda aruha kirisitu umwami. Umwami Rudahigwa niwe wa mbere washakanye n'umugabekazi bagashyingiranwa imbere y'Imana. Hari muri Mutarama 1942. Abyemerwa atarabatizwa kugira ngo abe umuyoboke w'idini Gatolika na rubanda rukurikire intambwe ye. Yaje kubatizwa nyuma yitwa Charles Léo Pierre. Ku wa 16 Ukwakira 1946 niho yatuye u Rwanda n'ubwami bwe kirisitu umwami w'isengesho yasengeye mu birori byabereye i Nyanza. Abahanga mu by'umuco nyarwanda basobanura ko guha u Rwanda kirisitu umwami we yari yabihaye igisobanuro cyo
kururagiza Imana, atari ukururagiza abazungu nk'uko bamwe babitekerezaga. Icya kane cyaranze ubuzima bwe, niwe mwami utarimitswe n'Abiru. Mu myaka ya nyuma ya Yuhi V Musinga ku ngoma yasuzuguwe n'abazungu cyane, bamwambura ububasha n'ubudahangarwa umwami w'i Rwanda yabaga afite. Bapfaga ko atemera amategeko n'amabwiriza yabo, ibikorwa byabo akabirwanya. Bahereye mu kumutegeka guca iteka atifuzaga. Bahagarika imwe mu migenzo yari ifite agaciro gakomeye mu muco nyarwanda ngo nk'ikirango cy'igihugu, birangira banamukuye ku ngoma. Abazungu bamukuyeho ni nabo bimitse umuhungu we Mutara III Rudahigwa. Babonaga nk'uzabumvira cyane. Ubusanzwe mu migenzo y'ibwami, umwami mushya yimikwaga n'Abiru, nyuma yo gutangwa na se bikabera mu mihango yo kumutabariza. Ibya Rudahigwa siko byagenze, kuko yimitswe se akiriho. Amaze kwirukanwa mu Rwanda yabaye impunzi mu mahanga. Mu buryo bw'ubu ni nk'aho Rudahigwa yahiritse se ku ngoma, kuko hatakurikijwe imihango yo yari isanzwe. Akima se akiriho kandi atari we wamuhaye ingoma. Icya gatanu cyaranze ubuzima bwa Rudahigwa, niwe mwami wa mbere u Rwanda rwagize wize. Rudahigwa yasimbuye se akiri ku ntebe y'ishuri, aho yabangakanyaga inyigisho z'idini Gatolika n'amasomo asanzwe. Se Yuhi Musinga ntiyari yarize, bivuze ko ari we wari ubaye uwa mbere wize. Amasomo yayaherewe mu ishuri ry'abana b'abatware, yongeraho inyigisho za Kiliziya Gatolika. Yigiye i Kibeho, ari nazo zamwongereye amahirwe yo kuba umwami, kuko abihaye Imana bashakaga ko igihugu kiyoborwa n'umuntu ubumvira. Musenyeri Classe yamwiyumvagamo, bituma mukuru we witwaga Rwigemera, nawe wari warize mu ishuri ry'abana b'abatware anakora i Kigali, atabasha kwemerwa kuba umwami. Icya gatandatu, yatangije ikigega gifasha abakene kwiga. Umwami Rudahigwa yari yarize, ndetse amaze kubona neza akamaro k'amashuri, cyane ko byamugejeje ku ntebe y'ubutware. Ageze ku ngoma, uburezi yabushyize mu byo yongereyemo ingufu cyane. Yatangije ishuri ry'Abasilamu ku Ntwari i Nyamirambo, rikiriho n'ubu. Atangiza ishuri rya bene Mutara i Kinyanza, ashinga amashuri adashingiye ku madini, ndetse yohereza Abanyarwanda ba mbere kwiga mu Burayi. Mu gufasha abana b'abakene batabashaga kwiga kubera amikoro, umwami Rudahigwa yatangije ikigega cyiswe Fond Mutara. Cyari kigamije kubagoboka nabo bakagerwaho na gahunda y'uburezi. Hari abambere boherejwe i Burayi ku bwe, ariko amaze gutanga icyo kigega cyabaye nk'igicitse intege. Icya karindwi cyaranze ubuzima bwe ni urukundo yakundaga siporo, rwatumye ashinga ikipe. Mu byo umwami Rudahigwa yari yihariye harimo no gukunda siporo itari yagateye imbere cyane muri ibyo bihe, by'umwihariko muri Afurika. Ku giti cye yakinaga tenisi n'umupira w'amaguru. Yari afite n'ikipe y'umupira w'amaguru yari igizwe n'abatware, yitwaga Amaregura. Iyo akenshi bajyaga gukina, bahuraga n'ikipe y'abazungu babaga mu Rwanda. I Rwinkwavu muri Kayonza niho hari sitade Rudahigwa n'ikipe ye bakundaga gukiniraho. Icya munani cyamuranze twihuse, yatangije urugamba rwo gusaba ubwigenge. Umwami Rudahigwa niwe wateye intambwe ya mbere yanga agasuzuguro k'abakoloni b'Ababiligi. Yandikira umuryango w'abibumbye awusaba ko basubira iwabo, Abanyarwanda bakiyobora. Hari mu nkundura ikomeye yabaye mu bihugu bya Afurika mu myaka ya 1950.
Bivugwa ko yari afite imikoranire na Patrice Lumumba waharaniye ubwigenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Louis Rwagasore mu Burundi. Bifatwa nk'ikimenyetso cy'uko atarwanaga ishyaka ry'u Rwanda gusa ahubwo yari afite Afurika ku mutima. Mu 1956 yandikiye Umuryango w'Abibumbye awusaba gukuraho Ababiligi mu Rwanda. Mu ntangiriro za 1959 yongera kohereza ubusabe, noneho avuga ko hatangwa n'itariki nyirizina igihugu kizaboneraho ubwigenge. Uwo mwaka ni wo yagiyemo i Bujumbura ku wa 24 Nyakanga, aho yitabiriye inama y'abayobozi b'Ababiligi mu Rwanda. Urundi yari bube ku munsi ukurikira. Bukeye bwaho niho yatanze amaze guhura n'umuganga w'Umubiligi. Yari yateganyije ko nyuma y'iyo nama yongera kwibutsa Umuryango w'Abibumbye ko u Rwanda rukeneye ubwigenge. Cya cyenda cyaranze Umwami Rudahigwa niwe mwami watuye mu ngoro ya kijyambere. Rudahigwa ntiyabaye mu ngoro y'ubwami izwi nka Kambere, yari isanzwe iturwamo n'abami b'i Rwanda. Amaze kwima ingoma mu 1931 yahise atangira kubakirwa ingoro ya kijyambere, ayitaha mu mwaka wakurikiyeho. Yarimo icyumba cye n'icy'umugabekazi, ikabamo ibiro, uruganiriro, igikoni n'aho yashyiraga imodoka ye. Yari iteye nk'izo mu Bubiligi, isize amarangi kandi irimo ibikoresho bitakiri bimwe bya gakondo nk'ibyo se n'abandi bamubanjirije babaga bafite mu ngoro yubakishije ibyatsi. Inyubako ya Rudahigwa n'ubu iracyahari i Nyanza. Twihuse rero, icya 10 cyaranze Umwami Rudahigwa. Umwami yatunze imodoka akagenda mu ndege. Rudahigwa niwe mwami wa mbere w'u Rwanda watunze imodoka, ndetse yakundaga kwitwara kuko n'igihe yerekezaga i Burundi akagwayo niwe wari wagiye ayitwaye. Abami bamubanjirije ntabwo batunze imodoka, ahanini bitewe n'uko nko ku bwa Semusinga nta mihanda ihagije yabaga mu Rwanda ku buryo imodoka zahagendaga, ariko no kuba atarumvikanaga n'abazungu nta mahirwe byamuhaga yo gutunga imodoka ye bwite. Rudahigwa kandi yabashije kurenga amazi magari agera mu Bubiligi n'indege, aba uwa mbere mu bami b'u Rwanda wari ukoze urugendo rwo mu kirere. Ni urugendo rwabaye mu mpera z'1949 aho yajyanye n'Umwamikazi Gicanda. Mu 1959 nabwo byari biteganyijwe ko akora urugendo rw'indege yerekeza i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kwibutsa Umuryango w'Abibumbye ko igihugu gikeneye ubwigenge, atanga bidakunze. Bakunzi bacu, ngibyo ibintu 10 byihariye byaranze ubuzima bw'uyu mwami w'ibigwi Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza, gusa tubibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu. Ciao ciao.